nifuje ko kuri uyu munsi wacu w'abagore ko nahura n'abagore bagenzi bacu nukuri kandi turi ijisho ry'igihugu utuyoboye ni intore nabibabwiye madamu wacu Jeannette Kagame ni intore. Ndakwakiriye utwibwire utubwire urugendo wanyuzemo kugira ugere kuri byose. Muraho neza nshuti bakunzi banjye, mumerewe mute? Nizere ko mumeze neza, murakaza neza kuri Alice Danica TV show. Nagarutse, murambona ndasa neza. Hanyuma rero ikintu cya mbere mbanje kubabwira aba mama n'abakobwa mwegere hano, Happy Women's Day kuri mwese. Ndabifuriza amahoro aho muri hose, mwicare mugubwe neza. Nanjye ahangaha ndi kumwe n'abamama beza cyane mu buzima. Jewe nahuye nabo ndumirwa, muri kubabona, muri bugende mubabona. Ndabaha umwanya buri wese atwibwire, ariko intego nyamukuru nifuje ko kuri uyu munsi wacu w'abagore ko nahura n'abagore bagenzi bacu tukabaganiriza, bakatubwira byinshi. Buriya mu buzima ni ukugenda twungurana ibitekerezo. So rero ngiye guhera kuri buri umwe atwibwire, hanyuma ibindi turagenda tubivuga nyuma. Gusa ntimwibagirwe uko twambaye, ndabizi ko aricyo kintu cya mbere mugiye guhita mureba. Murabona ukuntu twambaye neza, abamama bari hano bose barakeye, bari buze kutubwira ese byagenze bite ko bambaye gutya. Njye narebye ndumirwa. Gusa ahandi muri kubona ko mpagaze mu iduka ryitwa Mama Darlene. Ndi kwa Mama Darlene shop. Ndaza gushyiraho nimero zabo munsi, murazibona cyangwa turi no gusoza ikiganiro ndibuze kuzishyiraho, murazibona. So, rero ngiye gutangirira ku mama wa mbere. Atubwire mana yanjye, mva narigenje. Ni ubwa mbere kuva naza kuri YouTube, ni ubwa mbere ngiye kuyobora ikiganiro kimeze gutya, kirimo abamama b'abasirimu. Ngiye byanancanze ariko reka ngerageze, ndakeka ko ndi bubishobore. Ndahera hehe? Okay, njyewe ngiye guhera aho nshaka. Hanyuma rero buri wese yatwibwira amazina ye n'izina ry'ubumama, ko murabona bose ni abamama, n'izina ry'ubumama. Hanyuma tugende twagiye. Uratwibwira amazina yawe n'izina ry'ubumama? Okay, nitwa Umulisa Clementine. Hanyuma ku izina ry'ububyeyi nitwa Mama Richard, Mama Melissa Kanigi n'abandi. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mbarushimana Oliva. Ku mazina y'abana ni Mama Keve, ni Mama Keria. Okay, murakoze. Nitwa Francine Kagirimpundu. Amazina y'umwana banyitirira nitwa Mama Bonheur. Murakoze cyane. Nitwa Charlotte Muhawe nayo, Mama Tuse, Mama Shema, Mama Shami, Mama Shima. Murakoze cyane. Amazina ndi Mutamuriza Juliette. Ku izina ry'umwana ndi Mama Fabrice, abenshi bazi ku izina rya Biggie, DJ Biggie. Unalise, Mama Lise, Mama Riete. Murakoze. Amazina nitwa Kanamugire Mary. Amazina Mama Raki, Mama Keve, Mama Ange. Enzi byese aduhana umugisha. Murakoze. Nitwa Habyarimana Francine. Abana ni Mama Oparine, Mama Mugisha, Mama Keria. Murakoze. Murakoze. Nitwa Vuganeza Dativa. Amazina y'umwana Mama Sori, Mama Jonathan, Mama Cynthia. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mukamusabyimana Jeannette, uzi ku izina rya Mama Fazili.
na Erodine na Erive na Eritie na mutoni wa se Erodine na Umuhoza Kelia. Murakoze. Murakoze, nitwa Delphine Nzayisenga. Izina ry'umubyeyi ni Mama Grace, Mama God. Murakoze cyane. Amazina ni Mukakarisa Angela. Ku izina ry'abana ni Mama Kado, Mama Hirwa, Mama Joshua, Mama Keve and Mama Jaden. Murakoze cyane. Okay, murakoze. Hanyuma rero muri kubona abamama bose bamaze kubibwira. Munyemere mbabwiye ko mwambaye neza cyane. Murakoze cyane. Mwambaye neza ku birinete byiza cyane mwese. Ngire ngo barababona ukuntu mukeye. Hanyuma rero njyewe nkibabona ikintu nahise nibaza. Kubera iki nabasanze mumeze gutya? Ese umwe yahamagaye inshuti ye? Ese byagenze gute? Ariko mbere na mbere ndabanza kwamenyesha ko turi ku munsi w'abagore. Ndatekereza muraza no kutubwira niba wenda mwahuye gutya kugira ngo mugire ibyo mwizihiza. Muraza kumbwira. Nje ndashaka kubanza kumenya ese inshuti yahamagaye inshuti yayo byagenze gute? Reka ngubaze wowe. Murakoze. Twebwe ubusanzwe turi groupe aba best friend. Gutya muri groupe? Usanzwe turi groupe aba best friend. Rero uyu munsi w'abagore twifuje guhura nk'abadamu, twiteje imbere nk'abadamu. Twagomba kwizihiza umunsi mukuru w'abagore kuko umunsi wacu turawubahiriza cyane. Twebwe rero twese tuba tubiziranyeho, turaba best friend. Uyu munsi rero twishimiye kuwizihiza. Muratubona twambaye neza cyane pe, mwambaye neza nk'abantu nyine dufite umunsi mukuru w'abamama. Ngira ngo mumenyeshe n'ahantu tubasha gukura aya makanzu ni mu mujyi ahantu kwa Mama Darlene, ari naho twicaye. ariho twicaye ubu ngubu. Ego. Okay, noneho niwe muntu twambika. Ego. Umva rwose pe afite imyenda myiza. Na muri comment baraza kutubwira ukuntu bababonye. Wese akabona ko twambaye neza. Hanyuma ikintu mise nibaza mukimbwira best friend, hari ikibazo mise nibaza kinje mu mutwe ko njya numva abantu bakunda kuvuga ngo nta nshuti z'abagore ngo zibaho, ngo bahita batandukana, ngo bahita bashwana. Mwebwe mubifashwamo n'iki? Urabona muri benshi muri groupe nini pe, cyangwa hano hari n'abandi bataje? Hari n'abandi bataje, ariko twebwe tubifashwamo n'Imana. Turabadamu, tudahuzwa no kugira ngo twishime gusa, ahubwo duhuzwa no gufata umwanya tugasenga kugira ngo Imana idushyigikire muri gahunda zacu zose. Niyo mpamvu rero twebwe ubona turi abagore badasanzwe, tutagira ibibazo nyine nk'iby'abagore basanzwe. Reka nkubwire nukuri ntago musanzwe pe, nukuri ntago musanzwe. No muri comment baraza kutubwira aba bagore ngera bagezeho mbanza gutitira. Ubu ngubu ibintu byancanze. None se wenda uko mungana gutya mwambwiye ko muri groupe best friend, murambwira niba mufite ubayoboye byibuze ngo atubwire byinshi kurushaho. Yego. Arahari? Dufite mama presidente wacu, nawe turi kumwe hano. Njyewe nkaba vice president. Yego. Umuka yakunyoboye. Yego. Okay, reka tubaze na presidente. Okay, presidente mu byubahiro byanyu. Murakoze cyane. Ni njye presidente wa groupe y'aba best friend. Hajyaho n'akandi kantu ngo dusurane. Yesu yatugiriye neza, turi abagore bubaha Imana kandi benshi. Mu by'ukuri twebwe turi abagore bafite umusingi uri ku Mana yacu. Imana niyo idushingira igiti. Turi abagore benshi, tugeze kuri 66. Ntabwo twabyishoboza tudasenga. Twabanje Imana imbere. Imana nayo iradushyigikira. Ntabwo twikunda twenyine, dukunda abo turi kumwe ndetse n'abandi bose muri rusange. Rero tukaba twahuriye hano tuje muri business ya Mama Darlene,
twari tuje gushopinga uyu mwenda mubona nambaye neza pe nk'umugore w'umubesti. Imana ibahe umugisha. Ukomeza uvuge niba ari ibyo kiri kuvuga kangufashe. Nababwiraga ko twambaye neza kandi turabikesha umubyeyi mwiza cyane Mama Darlene, akorera mu mujyi kwa Mama Darlene shop. Hanyuma rero iyi myenda mubona nambaye ntabwo umuntu udasenga, umuntu udakora, umuntu utizera Imana ntabwo yapfa kuwigondera, ariko iyo ushyize Imana imbere, Imana iguha byose. None se ubwo mite mboneraho mubazi, ni ukuvuga ngo mwese mwishyira hamwe no mukagera igihe mukavuga ati uyu munsi twese turajya turajya guhaha umwenda wo kwambara nk'abamama, kuko mwese mbasanze hano mwese mwambaye, simbizi niba ari ibintu mupanga wenda mukavuga ati reka tubike, reka twizigama amafaranga yo kugura iki kintu, sinzi ukuntu mubigenza kugira ngo mwese muhurire hano mugure umunsi umwe. Urambwiye mu by'ukuri twebwe nk'aba best friend nkuko nabibabwiye turi abagore 66. Rero dufitemo amasibo hagati muri twe. Iyi sibo yacu ya mbere twabitekerejeho, turavuga tuti rero nk'ukuntu Imana yatugiriye neza twakerekeza mu mujyi saa 9 ku munsi mukuru w'abagore, hanyuma tukambara neza n'abantu bakabibona mbese ko turi aba best friend. Urakoze cyane. None se ukiri aho ngaho ndashaka ngo mumbabarire mumfashe, hari abamama benshi bari kutureba ubu nonaha, hari kandi ejo n'umunsi w'abagore ntabwo ari abamama gusa n'abakobwa twese turimo, sibyo? Ndashaka umfashe ugira inama abamama bakiri bato cyane abakobwa cyangwa se n'abamama nyine, ese bakwizigama gute kugira ngo babashe gusa neza nk'amwe gutya? Ese ni gute bateza urugo rwabo imbere? Ndatekereza namwe izo nama mujya muzigirana muri best friend group, natwe rero mudufashe mutugire inama. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ikintu cya mbere dukora, tubyuka kare tugasenga, ibintu byacu byose tukabishyira imbere y'Imana, tugakura amaboko mu mufuka, ikintu icyo ari cyo cyose wagikora ukiteza imbere, kandi ukirinda gusesagura, ukirinda n'ubugugu, kuko umugisha burya uva ahantu hatandukanye. Na ba bandi bakiri hasi turabamenya, tukaba twabapangira ikintu runaka tukabaha, Imana igahera aho ngaho ikaduha umugisha. Ntabwo twikunda ubwacu, dukunda n'abandi bantu bose muri rusange. Rero tubyuka kare tukajya mu mirimo yacu, tugakora, tukabona amafaranga, tukagira n'igihe cyo kwisteresura, tukambara neza nk'uko mwatubonye. Umva mbese nyine muraka ntago mwabyumva. None se muri kubona nyine mwambaye neza, mwitekerejeho, mwambaye neza pe, hanyuma urambwiye ngo ntago ari mwe mwenyine mwitekerezaho. Best friend group ni group igamije iki? Niba wabivuze ntago mbyibuka. Ese hari undi muntu utishoboye hari abandi bantu mujya mubasha gutekerezaho mufasha? Best friend group icya mbere twiteza imbere. Aho twari turi mu kwezi gushize, uyu munsi ntabwo ariho turi. Buri munsi tugenda dutera intambwe, kandi dutera intambwe mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Hanyuma noneho abandi bantu twaratekereje ukuntu tubona, ndetse na groupe yose tuzareba umuntu ejo dusura tukamuremera, hanyuma akatugiriraho umugisha. Wa mugisha twakubwiye niwo uturuka mu gakiza k'Imana. Bizava no kuri uwo muntu, azatwaturaho umugisha, uzatugeraho, tuzongera guhura n'ubundi twaka nk'inyenyeri. Nizere ko uwo muntu azaba ari umugore mugenzi wacu, azaba ari umudamu rwose mugenzi wacu. Imana ibahe umugisha cyane. Urakoze cyane. Aba bese hejuru cyane. Aha, rero muri kubibona ko byinshi President arabidusobanuriye. Hanyuma rero ikindi kintu nibajije, uko mungana gutya ngewe muraza kumbwira, ariko muri kunyumva? Okay, nabonye nyine mwese murakijijwe cyangwa murakijijwe? Bambwiye ko groupe yanyu ishingiye no gusenga cyane. Ngiye rero ngiye kwibariza umumama umwe ahangaha, ese agira inama umumama. Ese ubu hari umumama waba udasenga we?
Okay, agira inama ubwo wenda hari n'igihe yaba hari agira inama umumama cyangwa umukobwa uri aho wenda ibintu byo gusenga atabiha agaciro cyane, hanyuma tubwire n'ubuzima bwo mu Mana bwo gukizwa ese bumeze bute. Reka mufomboze hano cyangwa uhagarare hano imbere. Okay. Twegere hano. Okay. Wambaye ibaze nziza cyane. Hanyuma narimbajije ngo hari nka gutya mwahuye, ndatekereza ikintu mwese abona bashire kubaza bagiye bambwira ni ibintu bigendanye no gusenga. Groupe yanyu umenye isenga cyane. Okay, ndashaka umfashe ugira inama nk'umumama cyangwa umukobwa nyine udashyira imbaraga mu gusenga, hanyuma tubwire n'ubuzima bwiza abantu basenga babayemo, nyine ukumbuze n'umuntu utaba mu buzima bwo gusenga ibintu byiza birimo. Yego, murakoze cyane. Bababwiye ko iyi groupe yitwa Best Friend. Ngiye muri Best Friend nshinzwe amasengesho. Yego. Hanyuma rero umugore usenga cyangwa umugore wahuye na Yesu aruta cyane umugore utari wamenya Yesu. Bibiliya iyo uyisomye irakubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuvuga ngo umugore utari wahura na Yesu arasinziriye, no gukora asa n'uhumye, aratinya, ahora nta cyizere yigirira. Ariko umugore wahuye na Yesu ikintu cya mbere akora iyo ageze mu buzima bw'umugore cyangwa mu buzima bw'umuntu, amuhindura, amukuraho igihu cyari kimutwikiriye, cyamuteraga kugira ubwoba, cyamuteraga kwitinya, agahita yumva gutinyuka. Yesu iyo ageze mu muntu ahitamo gutinyuka, ahita ashira amanga. Buriya Bibiliya natubwira ngo Yesu ni umucyo. Yesu niwe mucyo wacu. Umugore wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aca mu maso, bituruka imbere mu mutima, hanyuma umucyo ugasesekara inyuma. Urabibona nawe ko aba bagore barakeye. Uyu mucyo w'aba bagore ureba rero bituruka imbere, bahuye na Yesu, hanyuma amaze guhura nabo arabatinyura bakurayo. Abagore basobanukirwa kwigira, baratinyuka. Urugero naguharwa hafi wenda hano muri iyi shop turi ni kwa Mama Darlene. Mama Darlene witegereje neza ukurikije ukuntu abagore bambaye, Mama Darlene ni umugore wateye imbere, ni umugore watinyuwe na Yesu. Amukora ku maso, aramutinyura, hanyuma rero amaze kumutinyura yumva birashoboka. Niko n'aba bagore ureba byagenze. Aba bose mbona abagore ureba nabo bahuye na Yesu arabatinyura. Ni umujyi umwe na Mama Darlene ureba nyine ushaka kwambara neza agane Mama Darlene, umugore wahuye na Kristo nk'umwami n'umukiza. Nje nitegereza cyane ku mbuga nyinshi mpita mbona Mama Darlene. Ni ukuvuga ngo Mama Darlene umucyo wa Yesu wamusohotsemo, uragenda uratama, ugera kure, urarasa, ugenda ukora ku bagore. Abagore bagenda basobanukirwa ubwiza bw'Imana. Buriya kwambara neza nabyo biri mu bintu bituma duhereza Yesu, bigaragaza agaciro k'umwami. Ni ukuvuga ngo aya masura, iyi myambaro, iyi shop yabaye Mama Darlene ntabwo ari imbaraga z'umufuka we gusa, ahubwo ni imbaraga kwanza za mbere z'umwami Yesu. Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga, twagize umugisha cyane, tugira igihugu kimurikiwe n'umwami Yesu. Tugira igihugu kimurikiwe n'umwami Yesu, aragenda dutorera umuyobozi. Buriya dufite umuyobozi ukozweho n'Imana, abantu hati dufite umuyobozi ufite amavuta y'Imana. Mbese abagore bo muri iki gihugu cy'u Rwanda nimutinyuke, murashoboye, kubera ko Yesu yaraje ari mu gihugu. Abanyarwanda hanze bajya bavuga ngo Imana yirirwa handi bigataha i Rwanda. Hanyuma tukagira n'umuyobozi w'intore, ako kantu nukuri ako mwayima Paul Kagame n'umubyeyi Jeannette Kagame.
n'ifura n'intore bamurikiwe n'Imana hanyuma badutoza mu buryo bwose. Rero utumviye abo bantu bombi ngo wumvire Imana uba wagandiye Kagame, kandi wagandiye Kagame uba wagandiye Imana. Icyo gihe urimo kwishyira mu nzira njyabukene, kandi utuyoboye ni intore ashaka ko tubaho tutaganya. Tera intambwe kuko urashoboye. Icyitegererezo kirahari, twebwe turi ibyitegererezo. Ntabwo tukiri babagore nshobora gufasha umugore mugenzi wanjye nkakora mu mufuka, cyangwa umugabo utishoboye nkamufasha, cyangwa umwana utishoboye nkamufasha, kuko abagore turi ijisho ry'igihugu. Ni ukuri, kandi turi ijisho ry'igihugu. Utuyoboye ni intore, nabibabwiye. Madamu wacu Jeannette Kagame ni intore, twamurebyeho tumutindaho, tuyobowe n'Imana, tubona Imana kuri we. Turavuga ngo tudakoze gutya, tutigize, tudateye intambwe, twaba tugusebeje kandi uri umubyeyi. Rero icyo nshatse kubwira abantu batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ko mukwiriye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu bakwiriye kwakira Yesu, bakwiriye kwakira Yesu. Kwa Yesu hari urahagera ugahita ubona icyizere. Nuvuga ngo icyizere cy'ubuzima kiba muri Kristo Yesu. Icyizere cy'ubuzima kiba muri Yesu. Afite abantu benshi bari kumbwira ngo nimbabwire, ngo nimbwire umuyobozi wacu Madame Jeannette Kagame ngo azadusure. Turagukunda mu mubyeyi, nka best friend utugezemo, turagukunda. Hari ikintu mbese ugeze muri twe, n'ubundi turwana buri munsi dushaka kugera ikirenge mu nyigisho, mu cyawe. Ntujya uryama tujya tukubona, ntujya uryama, ugira umutima w'urukundo, ugira umutima ukora, nturyama uhora uri ijisho ry'igihugu, uhora uri ijisho ry'Imana. Natwe rero turimo turarwana, turi inyuma yawe tubandagaragurika, ariko dushyigikiwe n'umwami Yesu, dushyigikiwe n'amaboko yawe. Turabizi neza ntabwo tuzagukoza isoni. Hanyuma nutwemera tukakugiraho umugisha, rata mubyeyi wacu, uzadusure muri best friend. Uzadusure, kandi intego ni ukutakugayisha, ndetse n'umusaza. Intego ni ukutakugayisha, ntabwo tuzabagayisha, ko tubagayishe twaba tugomeye Imana. Imana yarabahamagaye, duhora niyo dusenze. Njyewe barabizi ndi umuyobozi w'amasengesho, ntabwo tujya dutandukana. Ntababwiye ngo dusengere umuyobozi wacu, dusengera igihugu, tugashyira imbere intore Imana yaduhaye. Hanyuma tukarangwa no gukora. Iyo usomye mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 31 haravuga ngo umugore mwiza wamukurahe, ngo aruta cyane rwose marijani igiciro cyinshi, ngo uwo mugore abyuka kare. Uwo mugore ntago yikunda. Itegeko ry'uwo mugore ngo rituruka ku rukundo, ntago abadukarwana, ahubwo abadukasenga. Yarangiza ngo yitegereza imirima ngo akayigura, ngo ajya yubaka amazu ahirimbanira guhora yubaka. Kandi ngo abera umugabo w'ikamba. Ntago turi best friend, ntago turi abagore bagandira abagabo bacu. Uku turirega ubu turi igisobanuro cy'Imana, turi igisobanuro cy'umuyobozi wacu Paul Kagame na Jeannette Kagame umubyeyi wacu, turi igisobanuro cy'abagabo bacu. Turi igisobanuro cy'abagabo bacu. Nuvuga ngo uko bwije nuko bukeye twisunikira ku mwami Yesu kugira ngo dushoboze kubahiriza izo nshingano zose. Izo nshingano zirakomeye, sibyo mama Darlene? Zirakomeye. Buriya mama Darlene yabibabwira, nubwo yiruka azinduka ngaho mu Bushinwa, ngaho Turukiya, ngaho iki, iri duka muraribona ririmo imyenda ivuye Turukiya, ivuye ahantu hafi na kure. Igitenge cyiza ni hano, baze nziza ni hano kwa mama Darlene. Kandi si nibyo gusa, mama Darlene afite indangagaciro z'umukristo, afite indangagaciro z'umunyarwandakazi. Nibo bano ba best friend. Na best friend iyari arangwa n'indangagaciro za gikristo, akarangwa n'indangagaciro za kinyarwanda. Tugomba kugira indangagaciro. Uwacu utuyoboye intore, umusaza perezida wacu Paul Kagame, intambwe zirusha intambwe. Dukwiriye buri munsi kurushaho guhatana kugira ngo rero tumufashe, tumushyigikire. Twifashwa no gusenga, tugakurikizaho gukora, hanyuma ibindi byose bijya bicecekera imbere y'umuntu usenga. Mama, umuntu usenga ibintu by'imisozi, iyo umuntu ageze imbere y'imisozi
amavi yawe ari hasi mu ijuru hajya haturuka ijwi rikubwira ngo humura, hanyuma iryo jwi ryakubwiye ngo ruhumura rimanukana n'izindi mbaraga zigutera guhaguruka ugakora. Ndabashishikariza gukunda Yesu kandi mukamusanga. Rega buriya Yesu iyo umuntu amwegereye hari ibintu yagiye adukuraho, ibintu byo mu miryango twavukiyemo, ibintu byo mu miryango iyo ukigera kuri uyu mugabo witwa Kristo Yesu arabanza akabigutemera akabiguhunguraho akagukuraho ibyo bishami n'ibihage byakwahazeho bidafite umumaro. Rero ndatangariza abagore batwumva, abagore batubureba, ndabashishikariza gukunda Imana, gukunda igihugu no gukora. Yego murakoze cyane, ndumva ari byo nababwira, kandi nukuri Kristo ntago yabatererana, araturagira akanaturagirira, araguheka akanaguhekera. Ba best friend ngizo indangagaciro zabo, mbere na mbere Imana, gukora. N'umubyeyi wacu haranezezwe nuko tujya tumukurikira mubyeyi, muyobozi wacu mama, turagukunda. Iyo uvuga tuba twumva, iyo uri imisozi, iyo urimo utoragura imfubyi, iyo urimo ukurayo babagore, iyo urimo ugira ute, natwe byatugezeho. Izi ni imbaraga zawe, nazo ni imbaraga zawe, kandi turagushishikariza kukubwira yuko tugukunda. Ugira umwete wo kuza aho turi, ijwi ryawe kukubona hagati muri twebwe bizaturemamo ikindi kintu. Amen. Murakoze cyane. Ni mukunde Yesu, mukunde igihugu, nawe azabakunda, azabarwanaho. Umuntu udakunda Yesu ntiyakunda igihugu, yagikunda ate? Ntago bibaho, ntago yagikunda. Ariko umuntu ukunda Yesu akunda igihugu. Buriya aya masengesho duhora tugira, dusengera igihugu cyane. Tikubera iki? Amasezerano ari muri best friend azasorera muri iki gihugu cyane. Mugira umwete wo gukizwa, mugira umwete wo kuzinuka ibyaha, mugira umwete wo gukunda Imana, mukunda igihugu kandi mukore. Yesu nabamera umugisha. Mama Daniel nawe Yesu aguha umugisha, uri intore nawe. Ba best Imana ibaha umugisha, muri intore Imana ibaha umugisha. Okay. So rero murabyumvishe ibintu byinshi Mama Richard rwose arabivuze. Hanyuma rero muri kubona umugore ufite Yesu, muri kubona abagore bahujwe na Yesu, abagore bafite intego nuko baba bameze, abagore batahuzwa n'amagambo, sibyo? Bagaba mujye mureka abagore banyu bajye hamwe bungurana ibitekerezo. Muri kubona ukuntu aba bagore bameze neza. Hanyuma rero ndimo gusoza, mwakomeje kuvuga Mama Darlene cyane, ngire ngo nuri hano uri kutureba kuri screen ze afite amatsiko yo kureba uwo Mama Darlene nindi. Nge ndi gushaka aze aduha inama twebwe abagore bakiri batoya, atubwire ukuntu yiteje imbere, atubwire ubuzima yaciyemo kugira ngo agere kuri ibi byose, yambika abagore beza nk'uku nguku, mbese tuberwe. Mama Darlene, mu byubahiro byanyu rwose babyeyi ndabakiriye. Ariko baranye ni mundorero uyu mumama ukuntu asa neza. Mama Darlene, ndakwakiriye, utwibwire, utubwire urugendo wanyuzemo kugira ugere kuri ibi byose, ugire n'abandi bagore bagenzi bawe inama, nawe urabyumva. Nitwa Nyiramigisha Foibe, ariko izina ry'ububyeyi ni Mama Darlene. Yego. Ndashima Imana cyane ingejeje kuri iyi ntambwe. Ntabwo kubwanjye byari bushoboke, kubera ko tinyuka mugore urashoboye, hamwe n'Imana byose biremera. Ntabwo nanjye natekerezaga ko nagera kuri uru rwego, ariko hamwe n'Imana no gushyira hamwe no gukunda gukora nabigezeho. Rero mbere na mbere ndabasuhuje mwese, abari kure n'abari hafi. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kubera ko ahangaha ngeze hariho uruhare rwanyu cyane nk'abakiriya banjye bangana umunsi ku wundi, harimo uruhare rwanyu rwinshi. Bishaka kuvuga ngo ndabakunda, iterambere ryanjye ndikesha mwebwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi namwe aho mbifuriza kugera ni kure cyane. Naratinyutse ndakora, mbona biremeye, ariko kubera Imana ntera intambwe nziza. Ubundi umwe mu bagore biyubatse, ufite iduka rinini, harimo ibintu byinshi, ibishoboka byose. Ngewe njya mvuga ngo ikintu cyose gisagura ndazana ngashyira mu iduka iwanjye. Bishaka kuvuga ngo
umuntu wese wifuza kwambara, ntabwo nambika abahenze gusa n'abaciriritse ku rwego rwose rwo hasi. Iyo uje utugana turakwambika. Ndabashimiye rero bagore beza, Imana ibahereze umugisha, mukomeze mutugane, ndabasengera ngo ntimukabure ku mafaranga kugira ngo mukomeze munteze imbere, kandi namwe amahoro y'Imana muri mwe. Ndashimira umubyeyi wacu, tutari mu gihugu gifite umutekano ntago byakunda. Imana yaduhaye umuyobozi mwiza, turamushimiye nyakubahwa perezida wacu Kagame na Madame Jeannette Kagame, turabashimiye cyane. Ni mwebwe mwatumye dutinyuka cyane ko umugore mu gihugu afite ijambo. Murakoze. Murakoze Mama Dari, murakoze, wambaye neza cyane. Yego. Okay, bakunzi banje rero murabibona, ngire ngo tuganiriye, tugize ikiganiro cyiza pe. Ndatekereza umugore wicaye ari kutureba ari buze gukuramo ibyiwe. Hanyuma rero Mama Darlene mwamubonye, ni umumama mwiza cyane ukijijwe, muze nkuko yababwiye afitemo ibintu byinshi. Umuntu wese, umugore, umukobwa, ikintu cyose ukeneye kiri muri iri duka, mu mugane cyane ko ndaza gushyira nimero ze kuri screen, muraza kuzibona, hanyuma mumuhamagare, arabarangira neza kandi azabambika neza muberwe nkuko natwe tuberewe. Sibyo? Hari umuntu ufite icyo yarenzaho kuri iki kiganiro? Ninde? Secretary ninde? Dore shangu yayihishe. Murakoze cyane. Nitwa Delphine Nzayisenga. Izina ry'umwana ni Mama Grace na Gadi. Nkaba ndi umunyamabanga wa group Our Best Friends. Hanyuma rero icyo nabwira umugore, dufite agaciro kuko turi abagore kandi dufite ishema kuba turi abagore. Hanyuma mugore rero tinyuka, urashoboye kuko natwe twaratinyutse. Kura amaboko mu mufuka ukore. Kuba turi abagore tugatinyuka tukambara gutya, tukamera uko umutureba, nuko twatinyutse. Turabararikira kuza kwa Mama Darlene mu isoko muri Ndaru. Ni karibu. Muze duse neza, abagore no gusa neza, umugore akwiye gusa neza, umugore akwiye kwambara neza, umugore akwiye kugira agaciro kandi akubahisha umugabo we. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze cyane. Uyu mama w'amafaranga kumbe yose ni uyabika. Ubu niwe warubitse izi miliyoni zose mwambaye. Ngagira iki tubwiye? Murakoze cyane. Amazina ni Mukakarisa Angela. Mama w'abahungu 5. Izina ry'abana ni Mama Kado. Nanjye nkaba ndi mu mucungamutungo w'iyi groupe Best Friend. Rero nababwira ngo kuba mbikira abagore bangana gutya imari ni by'agaciro kuri ngewe. Kandi nkababwira ngo ntago ariko byatangiye, ahubwo twatangiriye hasi tugenda tuzamuka, dukura uko tugenda twisobanukirwa, tugakura amaboko mu mufuka, tugahamanya n'Imana ko icyo twakora cyose cyakunguka, niko tugenda twiteza imbere. Bagore beza, bakobwa beza, ndabararikira kuza kugana Mama Darlene. Mama Darlene ntago uko mumubona afite ibintu byinshi bimuranga. Mama Darlene mumenya nari hasi cyane. Mama Darlene natangiye nyambika biri mu rugero, ngenda nzamuka. Murumva rero ko gukora biteza umugore imbere. Navuga ngo bagore beza muri kutwumva, muri kudukurikirana, muze mugane umubyeyi wacu Mama Darlene. Sibyo gusa yita ku mfubyi, yita ku bapfakazi, kandi n'umudamu usenga Imana. Mugane, nushaka kugira inama, nimba ufite n'igishoro gitoya, azakurangira inzu ucamo, ari kuhaguruka ukore, uteze urugo rwawe imbere, uteze umuryango wawe imbere. Ndababwiye ngo nimuze tugane Mama Darlene shop hara mu mujyi muri Ndaru. Uzahayoberwa turashyiraho nimero, azamuhamagara. Ndababwiye ngo mukomeze mugubwe neza kuri uyu munsi wacu, umunsi w'abagore. Murakoze. Okay. Rero ndaso Okay, disciplinary. Disciplinary.
Okay, disciplinary. murakoze cyane twishimiye kubana namwe uyu munsi w'abagore kuko turi abagore batinyutse twiteza imbere Ni ukuri. nka groupe best friend twiteje imbere turatinyuka duhera hasi Imana igenda ituzamura gake gake dufite na discipline dufite indangagaciro y'ababyeyi ibyo byose turabikesha umubyeyi wacu madamu Jeannette Kagame murakoze cyane. Yego murakoze twihutisha iminota yabaye myinshi. Amen amen. Shima Imana kubw'uyu munsi turi ababyeyi best friends ni groupe nziza groupe y'umumaro byo tubikesha Imana cyambere ni Imana mbere na mbere dushima Imana kubw'uko yaduteranyije tungana dushya nka groupe nishimwe rikomeye. Groupe ni ikintu cyiza ni groupe yo kubaka ubumwe muri twe, groupe yo gusurana byo tubikesha Imana. Groupe y'umuntu ugize ikibazo tukamuba hafi yo ni groupe nziza cyane. Cyambere dushingiye n'urukundo rwo gusurana umuntu akamenya mu rugo iwe mu rugo rw'umuntu. Cyo ni ikintu cyiza cyane cyo kuba twakora wahera hasi wahera ku nyanya ucuruza Imana yakuzamura hamwe n'icyo uhereyeho. Cyo rero tubishima Imana ikintu cyose wahera hasi wazamuka kubera Imana ni ugutinyuka ugakora umugore. Okay, mwabyumvishe rero intego y'abagore, intego dufite ni iyo gukora tukiteza imbere tugateza imbere n'imiryango yacu. Reka mbashimire ikiganiro cyari kirekire ariko nakagaruka. Reka mbasezere mbabwira ngo umugore tinyuka urashoboye aho uri hose wumve ko ushyigikiwe uri mu gihugu cyiza, igihugu cyaduhaye amahirwe, igihugu cy'umutekano pe. Reka mbashimire mbabwira ngo nakagaruka ari Sedanika nagarutse. Hanyuma rero naho ubutaha. Ciao ciao.